Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe cyane. Njye ugarutse nitwa Mugisha Samuel. YouTube muri iyi minsi ndi gukoresha ni Voice of Hope. Nafashe umwanzuro ko nafungura YouTube, ariko yaba Instagram nkoresha Mugisha Samuel n'ubundi nk'ibisanzwe amazina yanjye asanzwe. Voice of Hope bisobanuye ijwi ry'ibyiringiro, ariko kuri YouTube ni Voice of Hope 250. Nabikoze kugira ngo bijye bite byorohera buri muntu wese, kuko Voice of Hope nabonye ari nyinshi cyane. Ndagira ngo tuvugane amagambo makeya. Ufite uburyo winjiye mu murimo w'Imana, ufite uburyo hari abavuka basanga mu rugo basenga, bagasenga bikemera, bakanaguma bikemera, ariko n'abandi babijyamo byabanjije kubagora bafite impamvu zabateye gusenga. Banahagarika abantu bose baza gusenga bo bizanye, hari n'abo Imana yizanira, kandi hari abantu Imana yizanira ariko ikabazana hari ubuhamya yabanjije kubacishamo kugira ngo niba butanga ahandi hantu bazakizwe mu izina rya Yesu. Ndagushishikariza kugira ngo ube muri abo ngabo. Nimba uri muri abo ngabo, Imana hari ubuhamya yaguhaye bwo kugira ngo uzahereze abandi, kugira ngo izina ryayo rishyirwe hejuru. Ube umuntu wa mbere ushobora gutera intambwe ukabikoresha nk'uko yabiguhaye, kugira ngo abandi bantu bataramenya Imana bayimenye mu izina rya Yesu. Abandi bantu bataramenya imirimo y'Imana bongere bayimenye mu izina rya Yesu. Abantu bongere kubohoka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ubuzima waciyemo bushobora gufasha abandi bantu kuba byakora kuba baza mu murimo w'Imana, kuko ubuhamya bwanjye uko naje mu murimo w'Imana siko wowe wawujemo, siko undi yawujemo. Uriya mupasiteri ku rusengero rwanyu avuga ubuzima yagiye acamo kugira ngo agire ahandi hantu agere ku yindi tape yo kuba yakitwa umushumba cyangwa yakitwa umupasiteri. Niyo mpamvu ndimo ndakwingingira kugira ngo ugire amakuru uhereza abantu, ugire testimony uhereza abantu, uzi uko uhura na Yesu na mbere y'uko uhura na Yesu ukuntu byari bimeze. Ese mbere y'uko uhura na Yesu byari bimeze bite? Ubwo wahuye na Yesu bimeze bite? Ndagira ngo ku muntu wifuza kubidusangiza yatwandikira, yaba kuri Instagram hariho nimero yanjye, yaba no kuri YouTube mfiteho nimero yanjye. Byakoroha cyane, byagufasha kugira ngo hagire abandi bantu babona ubugingo binyuze muri wowe. Hari indirimbo yo mu gihe bavuga ngo najyaga njya kwirira byisi mfite inyota nyinshi cyane, yaba agiye kunywa agakamo ariko yakibuka ko afite Yesu akumva aranyuzwe. Ariko indirimbo ikomeza ivuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, ngo kubw'ubuntu n'ubugwaneza nta rindi zina yemera. Haleluya. Ndagira ngo nkusabe nakwinginge kugira ngo wegere Imana nayo irakwegera mu izina rya Yesu. Testimony yawe y'uburyo winjiye mu gakiza, y'uburyo wasenzemo, hari undi muntu byagira umumaro, hari undi muntu byagira aho bivana bikajya naho bimugeze. Niyo mpamvu ndi kuguhamagara, niyo mpamvu ndimo ndakwinginga kugira ngo aho waba uri hose ubuhamya bwawe aho Imana yagucishije uyihafata ngo wowe ubwawe uhigumanire. Hari impamvu yahaguhaye. Haleluya. Hari impamvu Imana yemeye ko uca muri biriya. Hari impamvu Imana yemeye yuko urwara ziriya ndwara ukazikira. Rero wifata icyo kibitsanya Imana yaguhaye, ugifate ugitunge mu mutima wawe gusa. Hari abandi bantu wagisharinga bikabasubizamo imbaraga, bigatuma bakomeza kugenda kugenda mu rugendo bafite imbaraga, bumva bashejwe ishema n'imirimo y'Imana. Haleluya. Hari indi jambo ngize kumva rivuga ngo byose turabyemerera, byose turabyemerewe, ariko siko byose bidufite umumaro. Bishatse kuvuga ngo hari aho wageze uragwa ubona yuko Imana itakikwitayeho, ariko Imana yakomeza kubera Imana. Aho no turimo turashaka kuvuga, hari aho byageze ubona inzira z'abantu zirarangiye, Imana irazikubera inzira. Hari aho byageze imbaraga zirarangira, ubona ko neza usebye, Imana irazikubera Imana. Aho no dushaka usharinga abantu ukavuga ngo wagiye byari byagenze gutya, Imana imbera ubwugamo. Hari igihe byari byagenze gutya, Imana inkorera ibi ngibi kugira ngo nabo abandi batenebutse bumva ko ibintu byarangiye bongere basubizwemo inenge, bongere bazamure kwizera kwabo, kuko tuzi neza ko gusenga kudafite kwizera nta mumaro biba bifite. Gusenga kudafite kwizera nta mumaro gufite. Nawe nimba uzi ko usenga nta kwizera ufite mu mutima wawe,
byatwa ukabyihora kuko umeze nk'uri gutera warazi. Ni nko gusengana ibyaha, nabyo nta kintu bimaze. Ariko ndagusaba kugira ngo inzira waciyemo kugira ngo ubone agakiza, ubashe kuba washaringa abandi bantu, bibongera imbaraga, abantu basubizemo imbaraga kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni kuri Voice of Hope cyangwa se Mugisha Samuel kuri Instagram, YouTube ni Voice of Hope 250. Imana ikomeze kubahereza umugisha mwinshi cyane.